role ya mbere na mbere ufite ku mugabo ni mu buriri. Ntabwo umugabo akwiriye gukubura mu buriri ngo uvuge ngo uri umugore muri urwo rugo. Icyo gihe ntabwo uri umugore muri urwo rugo. Mwabaze kuba abagabo babiri, ahubwo icyo gihe ngiye nakubwira ati rero umugore wanjye nagushatse ngukunze, naragusabye naragukoye nta kizinga mfite. Ambo uyu bamwita Ndahimana Jean Bosco. Ndahimana Jean Bosco arabaza ngo none umugore wima umugabo wamugiriye inama? Murakoze. Akababaro kabaho pe. Ibaze nawe nyine umugore wawe yakwimye no kuri kw'Imana. Hari ibintu njya numva binteye agahinda nyine tu, ariko kuko nta bundi buryo nabigenzamo nkihangana. Ndibaza nk'umugore wawe mu mugabo we abari gutekereza iki? Abari gutekereza se ko yaje gukora iki muri urwo rugo disi? Uwo mugore jewe ikintu namugiraho inama ni kimwe. Icyambere agomba kumenya, agomba kwanza gutekereza akavuga ati ndi igiki muri uru rugo. Ubundi ikintu cyakica abantu ni kimwe, ni ukutamenya role bafite muri filime bagiye gukina. Nuko nabivuga nyine kuko ubuzima bwanjye mbamo n'ubwo ngubwo n'ubw'amafilime n'ubw'ibintu nk'ibi ngibi, sibyo? Ni ibi ngibi nibera. Ni ukuvuga ngo ikibazo kibaho ni ukutamenya ngo umuntu ngiye mfite irihe role muri urwo rugo washatsemo, ufite irihe role. Ufitemo role yo kuzajya wicara bakakureba gutya gusa nk'ivaze ego nk'ururabyo rwiza baguze bagatereka muri salo, mbese niyo role ufitemo. Ufitemo role yo kuzajya utekera umugabo wawe gusa, ufitemo role yo kuzajya, role yawe ya mbere na mbere ni iyihe ufite muri urwo rugo rwawe? Role ya mbere na mbere mw'abagore mwimbabwire n'abandi bumvireho ndetse nawe ubyumve. Role ya mbere na mbere ufite muri urwo rugo no gushimisha umugabo wawe mu gitanda. Ntabwo ukwiriye kwima umugabo ukuri kwe. Murabivuga nkanabivangamo n'iby'Imana yavuze. Ntabwo ukwiriye kumwima, ukwiriye kumuha. Byaba biryoshye byaba bibishye ugomba kubimuha. Nibye umuntu arakurwaza akamenya ngo tuvuge nshobora kuba uyu munsi ntaryoshye ariko ejo nkazaba ndyoshye. Kame cyo birashoboka cyane. Niyo mpamvu rero umuntu akwiriye kutareba kure, kutareba hafi, ngavuge ngo ngiye ngo ndi umugore ngo ubwo nasezeranye. Abantu benshi nibyo bitwaza, ubwo nasezeranye ngo ubwo ngo mafite ngabana nahabyaye, mwese ngo ubundi ngo yakora iki, ngo yangira ate si ko turi mu nzu yacu ntazana mwikode. Ubwo butumva rero mwihaye mw'abagore mwe mufite ibibazo. Nta mugore uba ukwiriye kubwirira umugabo ngo hoya, no, nta mugore wemerewe guhakanira umugabo ngo hoya, kireka igihe ari mu mihango. Mw'abagabo ntimwemerewe kurongora abagore banyu mu gihe bari mu mihango. Ariko ushobora kuba wumva byakomeye akagufasha, ugashyira inyuma, ugashyira mu matako, ukagira ute ibishoboka byose ukarangiza. Ariko burya iyo umurongo ari mu mihango umukoreye ikintu kitari cyiza, kuko uzabicunge n'uko z'imibonano mpuzabitsina mu mihango. Imihango iza ari myinshi cyane, mbese sinzi ahantu akoza bigatuma bibyara imihango yakabaye iza kangahe mu cyumweru ikahita imanukira rimwe. Ntabwo aba ari byiza. Urumva nyine uwakoze ibintu bitahura. Ikindi kandi ntabwo Imana ibyemera ibyo bintu. Imana irabibuza. Ntabwo nzajya mbigisha ikintu nzajya nkibabwira nindangiza mbabwira ati Imana irabibuza setu. Uzabyumva azabyumve, utazabyumva azabireke, azabifata uko abishaka. Ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko iyo ubikoze ari mu mihango biba ari bibi, bibyara izindi rwasirira. Nta nubwo ari byiza ku Mana. Bivuze ngo rero icyo gihe umugore wenda abaye ari mu mihango afite uburenganzira bwo kuba yahakana, ariko mu gihe atari mu mihango nta burenganzira na bumwe ufite bwo kubwira umugabo wawe ngo ntabwo nshaka gukora imibonano mpuzabitsina. No, ahubwo ugomba kumubwira ati mugabo wanjye urabikora ryari? Kabuze ngo umugabo wawe ugomba kumwitegura buri munsi. Niyo yagutera kamwe kagutwara iki, ariko ubundi ukiyubakira urugo rwawe ruzira antonganya n'amakimbirane. Kagutwara iki? Uzi ukuntu karaba kita mu cyura buhoro. Ugira gutyo ukagahereza umugabo warakaye, ugira ngo arongera kukurakarira, ugira ngo arongera ewe data we nshuti zanjye nta muramenya amabanga y'urugo. Urugo ntabwo ari imikino. Urugo si ukuvuga ngo wenda ngo wikoreshe ibyo wumva wishakira. No,
ugomba kumenya ngo nditwara gutya, ndakora gutya, ariko nimugoroba naza ngomba gukora uko nshoboye nkamuhereza ku nshingano niyemeje muri urwo rugo. Iyo rero ufite mu rugo ubundi ni kuvuga ngo utundi twose tuza ari utuntu dushamitikiyeho, ariko rero iyo ufite mu rugo ikomeye niyo guhereza umugabo igituba, nta kindi. Ukamenya ngo nimugoroba niba gukeneye agomba kumbona, byaba bibishye byaba biryoshye ashingashingemo arangize. Ariko kandi nta n'impamvu yo kugira ngo ubibishye. Hariho abagore none ahangaha bashobora kuba bari kunyumva barangiza bakavuga ati tuzatubibishya, ntabwo ari byiza. Ugomba gukora uko ushoboye, mbese nyine yaza akaza mbese, sibyo? Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Uri umugore w'umugabo, ukwiriye kumva yuko ufite agaciro kuko uri umugore. Kwitwa umugore nshuti zanjye, kwitwa umugore si ukubyuka ngo ukorope, ngo woze ibyombo, usasuriri, ufurire umugabo. Yewe we, kwitwa umugore cya mbere na mbere ni uko warongowe kandi ukarongorwa n'umugabo wawe. Aho nibwo witwa umugore. Niba utaruzi agaciro k'umugore cyangwa se niba utaruzi meaning y'umugore, niyo ngiyo, sibyo? Niyo ngiyo. Umugore nicyo ashinzwe. Ibyo bindi byose byo gukubura, byo gukoropa, byo gusasa, byo guteka, by'ibiki, ibyo byose ni wanyu warabikoraga. Uyu munsi wa none ahangaha uwo mutipe yaragushatse, yaragukoye, yakujyanye iwe, kandi mwabagabo mwe ni muko abagore banyu niho muhera musuzugurwa. Umugabo utaragukoye se akubwira ngo hindukira nkande, nanjye ntabwo wampindukiza, ntabwo wampindukiza. Muko abagore banyu aba amafaranga make ya mukwe, agasuzuguro kaveho karangire. Ariko urifata ngo uri umugabo mu rugo, uri umugabo udahaha, uri umugabo udafite ikintu amaze, uri umugabo utarakoye umugore we ngo hindukira. Nanjye ni wampindukiza ariko buryo. Niyo wenda naba narabuze aho kujya nyine kwera ko hari igihe ujya gushaka, tujye dukomoske dukome n'ingasire, tuniganire basi tureke gushwana. Hari uburyo abagore kenshi bajya gushaka ari uko ubuzima bari babayemo bwari bubacanze, murabyemera? Ugasanga njyewe ndicaye seko ndeba ubuzima butari kugenda neza, nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, nabuze ibi n'ibi, nabuze ibyo kurya, ntabwo ndi kubibona neza, sindi kubasha kwiyambika neza, so reka njye gushaka. Nkaza gushaka atari uko gushaka byari bindimo, ahubwo ari ukubera yuko nabuze aho njya, sibyo? Ariko hari ubwo aza nta gahunda afite bikarangira yigize. Ese nk'umugabo ushatse umugore, ese kwitwa umugabo nabyo murabizi? By the way, reka mbabwire mwa bantu mwe, ubundi hari ibintu cyo twinjiramo tutazi. Twe tukabigendera mu kigare, tukabaho gutyo gusa, ariko tutazi ibintu twagiyemo. Banza umenye ikintu ugiye kujyamo icyo ari cyo. Banza ugihe agaciro, banza umenye ngo uvuge uti basi byibura njyewe mu rugo rwanjye ngomba kubaho gutya, ngomba kurumanaginga gutya, ngomba kwitwara gutya, ngomba. Hari ibingomba. Ariko ikigomba cya mbere ni mu buriri. Cya mbere na mbere, inshingano ya mbere na mbere upfu wanyu. Ndabona tumaze kuba abagabo babiri mu rugo, reka tugabane inshingano. Narangiza njya nigira ahandi. Tugataha tugahurira mu rugo hakureka. Ariko none ahangaha niba uzi ko nkurikiye ukaba utarasabye umugore wawe, utaramukoye, nta mugabo nagakubonamo nk'umugabo. Ndetse hari n'ibyo wangirije byinshi. Iyo tugiye kuzareba mu bisekuruza bya kera, dusanga iyo umugabo atakoye umugore gusezerana, reka tubyirengagize, kuko gusezerana burya nta kintu na kimwe bijya bikoraho, kuko burya uzanabicunga. Hari n'umuntu ujya gushaka akazabyara ari uko bamaze kumusaba, bamaze kumukwa, yaba atarasabwa, atarakowe, ntagire ikintu na kimwe ageraho. Ibyo bintu muzabyige, muzanabimenye. Jyewe babwira ntabwo ndi umusazi, jyewe ibintu babwira ndabizi. Urumva? Akazananirwa kubyara, cyangwa yabyara akabyara abana, ukajya ubona abana nta foromire bafite. Abana n'abatesha mutwe, abana ntibumva, abana nta bwenge mu ishuri, abana nta forume bafite, kubera ko atasabwa, atakowe. Ariko ibyo ntabwo mujya mubiha agaciro.
murabyihorera mukamera nk'aho bitabareba, kandi gusabwa no gukwa biba bifite impamvu yabyo. Abantu ba kera muzi ibintu bakoraga ugasanga murimo murakora we n'umugore wawe, murakora pe, murakora, amafaranga araza ariko iterambere ntaryo, kubera ko utasabye utakoye. Gusezerana tubyihorere, ariko genda usaba umugore wawe unamukwe. Ugasanga murahora mushwana mutera amatiku, muvuga ibitavugwa, mupfa akantu gato, mupfa akajumba, mupfa akabiba kanyuze hariya. Ntabwo wigeze usaba, ntabwo wigeze ukwa. Urukumva hariho imiryango iteye gutyo, nonaha mujye munabimenyere. Hariho imiryango iteye gutyo, waba utarasabye umukobwa waba utaramukoye, ukaba nta kintu kimwe wagera uhereye ku rubyaro wabyaranye nawe kuzarinda urangira. Mujye gusaba abagore banyu, mujye gusaba abagore banyu mubakwe, mubasabe mubakwe, mutange isuka, mutange ikibindi. Yego ruti zanjye burareka mbabwire, uriye umuntu ugukunda akugira inama. Ugasanga nk'umugore arimo aragusuzugura, ibyo twabiretse kambivemo. Umugore arimo aragusuzugura nta nkwano yawe azi, ntiwigeze umusaba. Yewe warahize ukamubwira ngo hindukira mu buriri, urumva uwo mugore azahindukira? Nanahindukira se azishima? Ntabwo azishima. Umugore muhesha agaciro, umusabe umukwe, umwereke ko umukunze, ibindi byose bizizana kandi bizagenda neza. Kandi nanone namwe bakoreye ibyo byose, basabye, bakoye, bagize bate, menya ko nta yindi nshingano ufite muri urwo rugo. Titire ya mbere ufite cyangwa role ya mbere ufite ni uko ugomba kwita ku mugabo wawe, kandi kwita ku mugabo wawe nta kindi ni uko ugomba kumuha care neza, ukamuha ibyo akugomba, ndetse nawe nk'uko aba yaguhaye ibyo umugomba. Niba umugore rero wamuhahiye ukaba wamuhaye buri kimwe cyose, ntago akwiriye kuvuga ngo hoya, ntago akwiriye kuvuga ngo ntago ndi buguhe. Ntago ibyo bintu ari byo. Ntago njya mbigira inama abagore, abagomba kuguha nkuko nawe wamukoreye buri kimwe cyose. Ariko nanone nshuti yanjye, tutirengagije ko hariho abagabo batajya bakora inshingano zabo neza, kandi atari uko babuze amafaranga, ahubwo ari agasuzuguro basuzugura abagore babo. Ugasanga umugabo aragusuzugura, nta kwitayeho, nta guhereza icyo ushaka, ahubwo ugasanga arifuza yuko wowe wamuha icyo agushakaho. Wanareba ko wenda uwo muza nta n'ikintu yaguhaye, nta n'iposho yaguhaye, ukakimwima da, nanjye nakikwima. Aho ndabashyigikiye. Ariko mujye muri impamvu zose zihari. Niba umugabo yaguhaye byose, niba umugabo nta kindi kibazo bimufitanye, nawe umuhe akebo nigeramo. Imana ikomeze ibamere umugisha, ndabakunda murabizi, ibyo ntago nabihisha. Video zacu nakagaruka, kora subscribe, likinga video ndetse comment kugira ngo tugusubize nawe. Ikindi kandi uze ku sharing ino video ku bantu benshi, ndabizi barayikunda kandi baraza kuyishimira. Bye.